twari tuzi ko abakene ari bo banyamahirwe Mesiya w'isezerano. Hoya baranakubwiraga ati ahubwo ubwo uri gukira uri kujya ku muryango w'irimbukiro. Ariko nubutamenya ubundi umuntu n'ibyo atekereza, umuntu n'ibyo avuga, umuntu n'ibyo akora. Ibirenze kuri ibyo abari umurambo upfuye bajyana muri morgue bakajya guhamba. Ibintu turabihuza gute n'iri jambo ngo hahirwa bakene mu mitima yabo? Iri jambo twumva ko nyine ibintu by'abakire bitatureba turi nk'abakristo kuko Imana ishaka abakene. Igituma tureba abantu tukabona ko abakire bo badakwiriye ubwami ni ubukene bw'igihe kirekire bwatwishe. Iyo ubukene bukwishe bugutera igikomere mu buryo bwo kugikavaringa, utuka abantu badasa nawe, wihesha amahoro. Uravuga ati aba bantu ntidusa, baransize, mu buryo bwiza nanjye bwo kugira ngo igikomere cyanjye ngivure. Abakire si abantu biri kerere. Ari abantu bavuga ngo nge nzasenga, nusenga gusa uzasonza, ariko nukora ntusenge nawe uzapfa mu mwuka. Ukwiriye gusenga no gukora. Ibyo barabikombina, barabihuza. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Tubahaye ikaze nanone bakunzi. Umugeni akwiriye guhora ari maso cyane kugira ngo umukwe atazamusiga. Niyo mpamvu haba mu biganiro, haba mu ndirimbo, haba mu buhamya, haba mu nyigisho zitandukanye tubitambutsa kugira ngo bitunganye umugeni ahantu hose ari, mu bintu byose arimo, mu uko ari kose abe maso, ahore yiteguye. Dushimiye Imana iduhaye umwanya rero, tugize umugisha kubana na pasiteri wacu nanone mushumba wacu. N'umugisha kubana nawe, tukungukiraho byinshi. Amagambo yabavura benshi kandi amagambo ari mu bwenge niyakwiriye. Duherukana twiga kuri mariage, tugize umugisha kongera kukubona. Imana iguhe umugisha, katwakire dusuhuze, wibwire n'abaje none abatakumenye, tubwire amazina, seko ko muyobora hagana hehe. Turakwakiriye. Urakoze cyane. Reka twishimire ikaze Anita duhaye. Ku batanzi nakivuga, nitwa Ndorimana Edouard. Nkunda kuba ndi umugabo, ndubatse, birumvikana. Icya kabiri ndi umushumba, shumbye itorero, dukorera hano mu Giporoso kuri Nazarene Church. Nazarene aho dukorera ni hano uzamukiye kuri Feruje. Izi Feruje zo mu Giporoso ujya kuri gare, ntukomeze haruguru kuri gare, ahubwo ugahita utambika haruguru y'iyo sitasiyo ya SP sitasiyo, ugatambika ku magaraje, ugaca kuri Kamageni, ugahita ukomeza winjira mu rusengero rwa Nazarene. Aho niho dukorera umurimo kuwa gatatu munsi wose, kuva saa 4 kugera saa 2, no ku cyumweru kuva saa 6 n'igice kugera saa 9 n'igice. Aho niho tuba dukora umurimo w'Imana. Beshejwe n'imbabazi zayo, nakijwe n'imbabazi zayo, nahamagawe n'imbabazi zayo. N'uyu munsi niyo mpamvu numva nuzuye ihumure. Rero iryo humure rinyuzuye mba numva narihumurisha abandi, mbabwira ngo ibyo mucamo ibyo ari byo byose, kuko burya nta muntu uhungabana nk'umunyabyaha. Rero burya umunyabyaha niwe wa mbere ukeneye ihumure. Burya kuko Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Burya umuntu udafite amahoro akeneye ihumure. Icyane ko akesha mu mutima abantu umutima w'ubwihebe. Umuntu ro wihebye ntakeneye ihungabana, akeneye ihumure rimubwira ngo Yesu agufite imbabazi. Rero nishimiye kubana namwe, nimudusura muzahumurizwa. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Njye tubanye na Anita ishimwe. Rwose dushima Imana kongera kukubona. Tugiye kuganira ku kintu, ni topic ivuga ngo ubukristo n'iterambere. Ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko hari ukuntu twabihuza. Nkamwe bakuru muratuganiriza, ese koko iterambere mu bukristo rirakenewe? Ese koko hari ingaruka iri terambere riteza ryangiza cyane mu bukristo bw'umugeni wa Kristo? Uratuganiriza kuri ibyo bintu kandi turahezagirwa. Bakoze cyane Anita. Nunyemerere dusenge, uraza kudusabira umugisha, dusengera udusoreza nyuma, ariko reka twiyambaza Imana kugira ngo
uyu mwanya imbaraga zawe zitubeho, ibitekerezo byacu bibe byagura umugeni wa Kristo, kandi rwose Imana irabana natwe. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'urukundo, tugushimiye umwanya mwiza nanone uduhaye kugira ngo tube kuri izi kamera mu mugisha ukomeye. Wagize neza kutubonera ubu buryo, tugiye kuganira n'ibyawe tuganiraho, nta zindi nama turimo. Bana na pasiteri ugiye kutuganiriza, usanzwe ubana nawe, nunyemerera amagambo yawe amwuzure. Uwumva iki kiganiro natwe turi hano kuri kamera, ubwenge bwawe butwuzure, umwuka wawe atuyobore, uduhe kumenya icyo wagambiriye ko twumva, mu izina rya Yesu, amen. Mushumba turakwakiriye. Murakoze cyane. Mumbajije ikibazo cyiza, ariko ndaza kugisubiza mu bice bibiri. Ubukristo n'iterambere. Ubundi iyo uvuze ubukristo ni ijambo rikomoka kuri Kristo. Ijambo ryitwa abakristo baryitiwe mu ahantu hita ngo ni muri Antiokia. Antiokia rero igihe cyitotezwa cyangwa se cyakarengane k'itorero ry'i Yerusalemu, itorero rya mbere. Abakristo barishwe, baratotezwa, baza kuba mu gutatana. Bamwe bajya mu burasirazuba bwa Israeli, abandi bajya mu majyepfo, abandi bagenda bahunga berekeza ahantu hatandukanye. Ariko abagiye ahitwa muri Antiokia niho hantu hambere hitiwe abo bantu baravanga aba n'abakristo. N'abakristo. Donc kuba twitwa abakristo cyangwa ubukristo ni ijambo rivuga ngo ni bene Kristo. Aba n'abakomoka kuri Kristo. Ubundi ijambo rivuga ngo ubukristo cyangwa se Kristo n'iterambere bihita bifatana, kuko Kristo niwe terambere. Niwe terambere. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Ijambo yahoranye n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ni ukuvuga rero ari ibyahozeho, ari ibyagiye bikurikiraho kugeza uyu munsi. Umuremyi n'umwe ni Kristo Yesu. Ni ukuvuga rero iterambere ryacu ryose iyo tuvuze Kristo tuba tuvuze iterambere. Ahubwo iyo dukuyemo Kristo tuba dutakaje iterambere. Kuvuga ngo iterambere ritari muri Kristo rirapfuye. Bibiliya ntinariho igihe. Iravuga ngo ibintu byose bitubakiye kuri we, umunsi umwe bizasenyuka. Pase tugendeye ku iterambere tubona, iyo tuvuga iterambere habaho ni nko improvement cyangwa development. Gutera imbere, kwaguka kw'ibintu, guhindura ibintu, kuvuga ngo uriya muntu ngo yari developye, hari ibintu yahinduye muri we. Iyo tuvuze kino kintu ahantu dushaka kubijyanira cyane, dushaka kuvuga ku mitekerereze, ku mivugire. Urabona hari ukuntu tuzi u Rwanda rwacu rwo hambere, tuba mu tuzu tw'ibyatsi, mwiki za nyakatsi. Nge nagize umugisha mvukika amabati wacu bamaze kuyubaka, ariko abandi babanje bose bavukiye muri nyakatsi. Muri nyakatsi aho kubona konoshi ziri muri Kigali. Vuze konoshi, reba ama etage. Ego. Akantu kageretse urebera hejuru. Rega buriya turatuntu turasobanutse. Hari imivugire, hari ukuntu abantu babagaho bavuga ururimi rumwe, kumva igifaransa ari ukubona umuzungu. Hari ukuntu iterambere ryagiye riza. Nitugendera muri uwo mujyo tubyumve. Hari ibintu, hari indyo paste, hari indyo zadutsu. Suko zitabagaho ariko tuzimenye vuba. Hari nk'umuntu waha watermelon, ahakoza kino kintu bagiteka vuba. Watermelon ngo ni umwungu w'umuto. Kivuga baravuga ati ni igicyaho. Kandi zari ziriho, zabagaho, ariko zahozeho. Ukuntu tugenda tuzinjoyinga nyuma utarazimenye mbere, hari iterambere cyane. Tugende muri uwo mujyo tutarondoye ibintu byinshi. Hari imyambarire abantu bambaraga kera, ibintu by'incabure, ariko umuntu yambaye agakote akambara ukabona araberewe, kamufitinze, ukabona araberewe n'agakweto keza, ukabona arasa neza, n'Imana birayinejeje. Iryo ni iterambere ryose. Hari amakompiyuta, WhatsApp, ngo uvugisha umuntu muri Amerika mbere byari bitangaza, nta nabo twari twakoreshaga iposte kwandika umuntu akazabona ibaruwa imaze amezi 6. Ubu ngubu ni ukumwandikira gusa ukamenya nuko yaraye, ayisoma ureba, nuko yaraye kuri WhatsApp. Yego, ati bimugezeho. Koko iri terambere rirakwiriye ko umukristo aribamo? Hari ikintu rimaze? Ahubwo abakristo nibo bagakwiriye kuribamo bwa mbere. Mu ntego imwe ikomeye Yesu yasize
yaravuze ngo muzabwirize ubutumwa kugeza ku mpera y'isi. yego Abibwira ba Petero, ariko kubera ko imyumvire yabo yagarukiraga mu bayuda gusa, batekereza ko ubutumwa butagomba kurenga i Yerusalemu ngo bukwire mu banyamahanga. Ariko biza gusoza Yesu yerekanye ko ariyo ntego ye. Ubutumwa bwatugezeho, uyu munsi dufite Bibiliya ariko tutanditse. yego Nta nubwo uyu munsi nubwo dufite icapiro mu Rwanda, ariko ntabwo ryatangiriye mu Rwanda. Ndatekereza iterambere ni ryiza, ndetse abakristo bagakwiriye kuryumva mbere, kuko ni inzira imwe yo gutuma bwa butumwa ari nabwo ntego yacu tubasha kubuvuga mu buryo butworoheye. Icya kabiri, uvuze ahantu hakomeye imitekerereze. Ubundi umuntu n'ibyo atekereza, umuntu n'ibyo avuga, umuntu n'ibyo akora. Ibirenze kuri ibyo aba ari umurambo upfuye bajyana muri morgue bakajya guhamba. Umuntu n'ibitekerezo, umuntu n'ibyo avuga, umuntu n'ibyo akora. Iyo umuburiye aho, ni umurambo bashyize muri morgue bategereje gushyingura. Noneho mbambabarire gukoresha iyo terime, ni uko Bibiliya ivuga ngo hari umuntu upfuye ahagaze. Ntawe ujya gutuka Bibiliya ngo yavuze nabi. Ariko twebwe iyo tubivuze kuko batureba baravanga ari kuvuga nabi. Nge simvuze nkoresheje to ya Bibiliya. Iyo umuntu mu bitekereza atuzuye, mu mvugo ze akaba adashyitse, no mu bikorwa ukamubura, ntahari. Mbega uwo muntu ntariho mu buryo bwumvikana. Ni ukuvuga rero, dore ibikorwa iyo bavuga iterambere, ni imitekerereze, ni imivugire, ni imikorere. Ni ukuvuga iki rero? Ubutumwa dufite nta kibusumba, kuko nujya kuvuga ngo inzu zarazamutse uzasangamo ibisumba inzu. yego Nujya kuvuga ngo amato n'indege uzasangamo ibibiruta hano muri Bibiliya. Bibiliya niyo terambere rya mbere, ijambo ry'Imana niryo terambere rya mbere, ibindi byose byihuza kuri Bibiliya. Nta na kimwe kitari muri Bibiliya. Ahubwo ubukristo kutamenya Bibiliya bituma tuba hasi y'ibyo twemererwa kubera ubumenyi bukeya. Ariko ubundi umwizera wese wizeye Kristo Yesu niwe wa mbere wakabaye afite imitekerereze yagutse, kuko niwe muntu ugira revelation, ihishurirwa. Abisi ntibabihawe, babyitirirwa, ariko ishurirwa ry'ukuri rifite abizera Kristo Yesu. Rero umuntu udahishurirwa iterambere ari umukristo, ndamusengera uyu munsi, ndamusengera, kuko guhishurirwa niko kurema ibiriho none. Ahubwo umukristo udahishurirwa iterambere, ni ukumusengera, ni ukumusabira, agahinduka mu mitekerereze, mu mivugire no mu mikorere. Iterambere ivuze, reka ng'urugero Anita, Isiraheli niyo ya mbere mu buryo bwa tekinoloji, niyo ya mbere mu buryo bw'igisirikari, mu mutekano, mu kurwana, niyo ya mbere mu batunzi. Amerika ikomejwe n'Abisiraheli, Abayahudi, mu bwenge, mu buhanga, muri tekinoloji, mu buryo bwa finance, mu buhinzi, hose Isiraheli, Abayuda ni abambere. yego Abo nibo twitirirwa ko Imana twizera nibo yiyeretse mbere. Nubwo uyu munsi dufite Kristo kugira ngo natwe abanyamahanga twizere, ariko nibo bizeye Imana, nibo yarobanuye mbere. Ni abanyabwenge, n'abahanga ku kindi icyo ari cyo cyose. Ni agahugu gafite ubuso buto, niko kambere gakomeye, karavuga ibihugu bigahungabana, karavuga ibihugu bikasama. Ari agahugu kangana gari. Rero twebwe twizeye Kristo, niba duciriritse ku kibazo cy'ibitekerezo. None se mushu, ibintu turabihuza gute n'iri jambo ngo hahirwa abakene mu mitima yabo? Iri jambo hari ukuntu turyumva tukuma nyine abakire nta kintu nyine bavuze mu Mana. Iri jambo dufashe turyumve, kuko hari ukuntu abantu baryitiranya. Ese koko abakene bavugwaga ni abangaba nyine basabiriza? Matayo 5 niko bavuga, Matayo 5. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Twumva ko nyine ibintu by'abakire bitatureba turi nk'abakristo, kuko Imana ishaka abakene. Mudusobanurire iyo verse ishatse kuvuga. Umukene wavugwaga si umukene wo ku mubiri. Umukene wo ku mubiri afite amahirwe amwe gusa yo gusabiriza, gusaba. Ntaya ni mahirwe umukene afite, ntabwo ari umugabane w'abera. Uwo rero umugabane wo gusaba si umugabane w'abera. Agakiza kadukiza ibyaha, kagadukiza ibikomere, kakadukiza n'ubukene bwo ku mubiri.
ni ukuvuga rero agakiza kadakizaho ako ntabwo ari Kristo. Kristo akiza ibyaha bigashira pe, umuntu agasigara bafite ubuhamya bw'uko yakijijwe, ndetse n'isi ikamuhamiriza ngo yarakijijwe. Agakira ibikomere yatewe n'umuryango, agakira ibikomere yatewe n'inshuti, agakira ibikomere yatewe n'abavandimwe, agakira ibikomere yatewe n'ibyaha, agakira ibikomere yatewe n'isi bigashira. Icyanyuma ni ugukira ko ku mubiri, ukagira ubuzima bwiza, ugakira indwara, n'ubwo bukene bukazamo ukabukira, n'iyo nzara ukayikira, n'amarira ukayakira, n'agahinda n'ibindi byose ukabishira, ku mubiri ukanezerwa. Yesu avuga kuri iki gice cyo muri Matayo 5 cyitwa ikibwiriza cyo ku musozi. Atangira abwiriza kuva ku gice cya 5 n'igice cya 6 kugarukira ku cya 7 ni inyigisho zo ku musozi. Dore rero uko zitwa inyigisho zo ku musozi kubera ko yavuye mu bantu, amaze kuva mu bantu ajya hitaruye kugira ngo abantu bashaka Imana abanza barebe. Areba abantu bazamuka mu tubande, bazamuka baterera baza aho ari, aterura ikibwiriza aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Yari yitegereje uburyo abantu bashonje bashaka ijambo ry'Imana, apana basonje ibiryo. Burya abantu bashonje rwose inyuma nabo gufashwa gusa nyine, nta yandi mahirwe bafite imbere n'inyuma. Birasobanuye ngo abo yavugaga bahiriwe ntabwo bakenye ijambo ry'Imana, bashaka Imana. Donke umukire wa mbere hano mu Rwanda niba adafite Imana, uwo babaraka ari uwa mbere, akaba atari yakizwa, ni umukene, ni umutindi wo kubabarirwa. Musho hari ijambo mu bwami bw'Imana ridutera confusion, ngo kwinjira mu ijuru k'umukire ngo bingana ngo ufata ingamiya ukayicisha ngo mu mwenge w'urushinge, none tukihumuriza ngo hahirwa abakene. Ababyumva mu buryo bigishijwe. Ikibazo ntabwo ari ijambo ryanditse, ahubwo ni uburyo abarisomye baryigishije. Burya interpretation ni ikintu gikomeye, ko interpreta ijambo ukarisobanura atari we waryanditse, utazi n'impamvu waryanditse yaryanditse, utazi n'uwo yabwiraga icyo yaramubwiriye, gutyo nicyo kibazo cyane gikomeye. Uriya muntu uvugwa ni umusore wari umutware, yari umuyobozi ukomeye mu Bayuda, yari umuntu utunze afite byose, yaririnze gusambana, yaririnze kwiba, yaririnze buri kimwe cyose nk'uko imihango ya Kiyahudi yabivugaga. Yesu ashatse kwerekana uburyo uyu muntu atari yakizwa nubwo babona afite byose, atanga isomo ku byo atunze kugira ngo yerekane uburyo ari ikigirwamana, ibyo bintu bimubereye ikigirwamana. Buriya inshuro nyinshi agakiza ntabwo kangana n'ibintu dutunze, agakiza ni Kristo. Ni ukuvuga rero uriya muntu yari yujuje amategeko neza uko abivuga, ariko adakijijwe, kuko ntidukizwa n'amategeko, dukizwa no kwizera. Isomo yigishaga yerekaga uburyo uyu muntu ananiwe kwizera uruta ibintu. Yesu yereka abigishwa ati dore uyu muntu ni nge muremyi, ni nge muremyi w'ibintu, ndamubwiye ngo nagenda bitange abiha abakene, aza nkurikire. Ibintu bimubereye ikigirwamana neza, bimubujije kujya mu bwami. Ariko ubundi ntabwo Yesu afite icyapfa na biriya bintu, ahubwo ryari isomo ryo kwerekana ngo arirata ko we amategeko ayujuje, arivuga ibigwi, arerekana ntasambana, ntasinda, mu mihango y'Abayuda arayujuje yose, arerekana ko yahiriwe mu buryo bw'amategeko. Ariko Yesu yerekana ati reka ngucalenjinge gato, fata ibyo bintu byawe byakubereye ikigirwamana ubigurishe, ubiha abakene, uze tugende. Ngo ahita umva aba bakoze ku kigirwamana arashushirwa. Buriya ubutunzi abantu badatunze Imana batunze ubutunzi, ubutunzi wabera ikigirwamana. Niyo mpamvu bivuze ku butunzi abantu bose barahaguruka. Iyo ubwiye abakristo amafaranga kuyatanga birabagora, ubukoze ku kigirwamana cyabo. Ikigirwamana rero ni ikintu cyose gisimbura Kristo. Kristo ni umusingi w'ibyaremwe byose, ibyaremwe kera, ibiriho ubu, ibyahozeho. Bibiliya iratubwira ngo nta kintu kiriho kitahozeho, nta kintu gishya munsi y'ijuru. Ni ukuvuga ngo ibiriho none kera byahozeho, ahubwo nuko biza byahinduye isura.
ariko ubundi na kera byahozeho. Ni ukuvuga iki rero? Yesu yigishaga kugira ngo abantu bamenye ko niwe terambere, niwe mafaranga, niwe mashyo, umufite afite byose. Ariko umuntu kuko ibintu byamubereye ikigirwamana ananiwe kubisiga. Nkwibutse ko Petero yahise abaza ikibazo, aravuga ati niba uriya muntu atagiye mu bwami bw'ijuru ninde noneho uzakizwa? Yesu araseka aravuga ati Pete, enda nkubwire, mwebwe abasize byose, mugasiga inka zanyu, mugasiga abagore banyu, mugasiga abana banyu, mugasiga abashiki banyu, mugasiga abasona banyoko n'amasambu, mukiri mwisi muzakubirwa inshuro 100. Izo nshuro 100 yaravuze ni iki rero? Yarashatse kubereka ko nta na kimwe bataye batazakubirwa. Niba barigomwe bakasiga byose bagakurikira Kristo, bari mu 100. Isambu yasize ni mu 100, ihene yasize ni mu 100, inka yasize ni mu 100. Umugore aho niho hari ikitonderwa. Ntabwo umugore azahabwa abagore 100, kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana yatanze umugore umwe n'umugabo umwe kugira ngo babashe kubyara urubyaro rwubaha Imana. Iyo hatabayeho kubaho uwo muco wo kugira umugore umwe no kugira umugabo umwe, tubyara abana batazubaha Imana. Kandi gahunda y'Imana, plani y'Imana ku mwana w'umuntu nuko tugira urubyaro rwubaha Imana uhereye kuri twebwe. Rero ntabwo igihemba ari abagore, icyakora ku bintu wasize, yaba inzu, byaba amashyo, byaba ubutunzi, ugakurikira Kristo ubyirengagije, uzakubirwa inshuro 100. Ariko n'umugore kamemu, reka mbivuge muri aka gace, hari abantu bagize ikibazo bapfusha abagore babo, ariko bari mu nzira y'ubutumwa bwiza. Imana izabaha abandi bagore beza baruta abo bapfushije. Hari abagize ibyago n'abagore barabasiga cyangwa abagabo barabata, Imana izabaha abagabo beza baruta babasize. Kuko hari igihe inzira y'agakiza gutandukanya n'uwo mubana. Ngenzi abantu baretse kubana n'abagabo b'abasiramu barakizwa, ariko Imana igiye kubaha abandi bagabo have. Dufite ubuhamya w'ejo bundi kuwa gatatu ntabwo wabonaga ibyo avuga. Ibyo rero hari n'umurongo wo muri Bibiliya ubivuga. Yesu yaravuze ngo undutisha umugore we cyangwa abana be cyangwa se n'ibindi bintu ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Iyo niyo mpamvu nari nkibajije, kuko hari igihe umuntu ashobora kukubera igisitaza kandi mubana mu rugo ari umuryango wawe cyane, bikaba byaba na ngombwa ko ku bwa Kristo wamenye urejecting uwo muntu. Hoya abantu benshi bajya batandukana ku bwa Kristo, ariko hari n'abatandukana babeshya ko ari Kristo kandi atari we. Ari ikibazo kibiri mu mitima yabo. Kuko ibiri mu mutima sinabimenya, ariko Imana ibibizi. Ni nacyo gituma buriya ntihari itorero gusa, itorero riva mu muryango. Nicyo gituma hakwiriye gukundwa umuryango bwa mbere, ukajya wabona gukunda itorero. Kuba ntiwakunda itorero utabanje gukunda umuryango wawe. So muri ubwo buryo rero Imana nirondora imitima ikabimenya. Uko hari abavango ngiye yarananiye ndamuta, ngewe yankoreye ibi ndamuta, ariko Imana umucamanza ureba imitima akayirondora akayimenya. Ibizukuri niba ari irari, niba ari utugeso, kuko natwo tubamo. Musho mfite ikibazo. Urabona zira ntumwa zakurikiraga Yesu, zasize abagore, zasize iki? Ubu rero ntago ubumisiyoneri tukibukora cyane kandi dukorera Imana. Twavuze ngo wasize byose agasiga abana, agasiga iki? Ese koko nabasiga ntagiye? Dusobanurire nabasiga gute Imana ikabona narabasize ariko tukibana? Bibaho? Gute? Mbo nkanjye ntabwo nari nabaho tari kumwe n'umuryango wanjye imyaka 16. Inshuro nyinshi twabanye nabo, ariko nigeze kubasiga. Gute? Navuze ubutumwa nshonje, Imana imaze guhagarika akazi nakoraga ku bucuruzi, ndakubitika ndapfa, abana barasonza baraburara, umugore abura icyarya, ajya bahubamye uburyo avuye ku biro 90 agera kuri 45. Urumva umuntu atashize cyane. Yashize kubera ikisi? Umugabo agihari ataha, nuko Imana yari ikinze imiryango kugira ngo nitabe guhamagarwa, kuko nari nanze kwitaba. Hari abantu Imana yahamagaye bitaba vuba, ibyabo bigihari tari yabikinga, bakomeza kubibamo. Ariko hari nabo yakingiye amazi n'umuriro, babona gusohoka mu byo barimo. Muri bo rero ndimo, nabanyiraho n'umuryango ndafite icyo mbamariye kandi mpari, nta mafaranga yo kubahahira mfite kandi mpari, ariko ubutumwa bwa buri munsi mbubwiriza. Nazindutse, Imana irahambaye, irakomeye, ifite imbaraga, irashoboye,
muvuga ngo amena haleluya, ariko nindaha ndanywa amazi apana n'igikoma nta gihari. Imana ikiza indwara, iragabura, irambika, imyenda irasaza, iyambika inkweto nziza ziratoboka zinywa amazi. Imana igira neza haleluya, nimuyishimire. Yishyura amazu, nyirinzu yarambamagaraga akavuga ati kutari wishyura. Imana igira neza, umuntu Imana iramuzamura ikamutereka heza, nararaga hasi n'ibitanda twarabigurishije. Ukavuga ubutumwa budasa n'uko ubayeho. Urahamya Imana y'inyembaraga, ariko wowe urenda gupfa, uri ku mwuka wa nyuma. Burya iyi Imana ikureba hari aho igeraho ikavuga ngo uyu mwana nkurikije uko yampamije. Bibiliya ivuga ngo uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere y'abamarayika. Niho rero igihe kigera Imana ikareba uburyo yayihamije ugatangira kuba mu migisha y'Imana, icyo bita ingororano. Mu Migani 22:4 aravuga ngo uwubaha Uwiteka akicisha bugufi, iyi ngororano ye ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Icya mbere ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ibyo bintu nibyo bigize Imana. Imana igizwe n'ubukire, Imana igizwe n'icyubahiro, Imana igizwe n'ubugingo. Ibyo bintu uko ari bitatu iyo bivuze ubuvuze Imana. Kandi ni ingororano z'abayizera. Ibyo ni iby'ingororano z'abizera, z'abayubaha, z'abaca bugufi bakayumvira. Izo ni ingororano. Mushu tutarajya kuri izo ngororano, impamvu nakwajije kuriya ko umuntu ashobora gusiga akiri ahantu. Hari abantu basoma ijambo, twige kumva Bibiliya. Yego. Ntitwumva akarongo kamwe. Akibisoma akabyuka mu gitondo avuga ati Imana namwe ngo mbasige. Siga umugore, siga abana, siga akazi, njye ku musozi. Ntibabasiga. Ntuzi impamvu ikujyanye gusa ngo wasomye ngo basige. Impamvu nayo nkwajije utyo ni ukugira ngo twumve neza ko ari mindset uvana cyane kuri ibyo bintu, ahubwo ugahanga Imana amaso ukayikorera ukayumvira. Ndabeshya sibwo buryo. Nuko ubutakiri gukorera umuryango uko wabishakaga, ugakorera Imana uko ibishaka. Hari n'igihe rero yongera ikakubwira ngo nadohoye, korera n'umuryango wawe kandi nanjye unankorera. Kandi utabasize ngo utorongere. Cyane oya. Gusiga umuryango ni sakirire. Kuyivana mbega mu buryo bw'Imana no kubavanaho concentration ngo wumve ngo niho umutima wawe wose uri, ahubwo guha Imana umutima. Umugani w'abaririmbyi ngo ntago nkutije ndaguhaye. Ubundi Imana ntibayitiza, barayiha. Ubwo iyo uyitije uba uzatirura. Biri kerere. Ikubwira ati naragutije subiza. Wowe watije igihe cyose uramubwira ati ndarurira. Imana rero ntibayitiza, barayiha. Ahubwo si no kuyiha, barayibwira ngo injira uryame. Surrender. Dore nararekuye. Buriya hari ikintu ijya kinshimisha, ni imibanire y'umugore n'umugabo. Aho abantu bose bambara ubusa ntawe ugira isoni zundi. Ariko mwe mwabikora hano kumuha. Ntibibaho. Hoya n'uwabikinisha bamujyana mu mategeko bakamureka. Ariko abo bantu barabana nta kibazo. Umwe akamanika utwenda twundi akamanika utwenda twe. Nta kibazo. Ariko iyo habayeho difference ibintu birahinduka. Akavuga ati no. Wowe ntabwo nagushyize he mu mutima. Ariko impamvu yuriya ari he mu mutima. Imana rero iyo ayiha umutima uyamburira ubusa bwose urayibwira. Yego. Ubusiga ruvuga ngo ni wowe byose. Ndiho kubera wowe. Ibyo mfite ni wowe. Aho ngeze ni wowe. Iterambere ryanjye ni wowe. Gukomera kwanjye ni wowe. Amashyi nkomerwa ni wowe. Imyanya ndirimbirwa n'icyubahiro bampaye ni wowe. So igituma tureba abantu tukabona ko abakire bo badakwiriye ubwami ni ubukene bw'igihe kirekire bwatwishe. Iyo ubukene bukwishe bugutera igikomere mu buryo bwo kugikavaringa, utuka abantu badasa nawe. Wihesha amahoro. Uravuga ati aba bantu ntidusa, baransize. Mu buryo bwiza nanjye bwo kugira ngo igikomere cyanjye ngivure. Abakire si abantu. None reka dukore definition. Abakene ubwo nibo bantu se? Ngo shyiramo difference. Abakire si abantu. Abakene ubwo nibo ngewe ndasenza Imana izandinde ubukene n'igisa nabwo n'ingeso zabwo n'imico yabwo. Ubukene, abakene ni abantu, ariko bapfuye ari abakene. Baba bapfuye n'abatari abantu. Bamushu ntangurano z'ubukene kuwizera. Nta niziri muri Bibiliya reka. Zirimo. Bibiliya iravuga ngo abakene muzabafashe muzabambike. Iri ariko ibaze kuba ufashwa. Wese wakiza ugafasha abandi.
Bibiliya ihagarara mu gice cy'abakire igategeka abakire gufasha abakene. Abakire nibo bayobora abakene, ni ihame. Nta mukene uyobora abakire. Hagize umuntu ufata umukene ngo ayobora abakire, strigitire y'Imana bayayisha. Abanamuhemukiye ariko abanamuhemukiye kuko ibitekerezo by'umukene ntibyemerwa. Oya abakire baranamugora, baramubwira ati we oya yavuga iki se imbere y'abo bantu. Bibiliya bivuga ngo ibitekerezo by'umukene ntibyemerwa. Ntabwo abakene tubaciriye yiteka, turavuga umwuka, spirit. Kuko umukene ntawe dufite, ahubwo dufite umuntu uri mu bukene ariko uri muri transit abusohokamo. Abantu babyumve neza, ni ubukene ku by'ubuzima. Ni ku by'ubuzima. Rero nta mukene dufite. Leta yacu ni nziza cyane. Yaravuze ngo umuntu ashobora kuba mu cyiciro cya mbere ariko akimukira mu cya kangahe, mu cya kabiri. Arwana no kukikura. Oya rwose avuga ati nzakivamo. Icya kabiri nacyo ati nzakivamo njye mu cya gatatu. Wagera mu cya gatatu no nzajya mu cya kane. Ngira ngo dufite bine gusa. Muri icyo cya kane hari abantu bakibarurirwamo. Kuki se ntasa nabo? Mfite Imana ibayoboye bose. Mfite Imana ibagaburira bose. Mfite Imana ibacira inzira bose. Mfite Imana ibaremera ubuzima yo ariyo nemera. Iyo bemera ariyo nemera. Ni ikibazo cya mindset. Kandi uko umutwe wawe usetinze bisobanura uko uzasoza. Niko bigenda. Uko utekereza ni kuri. Niyo mpamvu iyo wanze gutekereza ngo ujye hejuru, uracura mukajya hasi. Kandi uramanuka ukajya hasi kurushaho waruri. Nicyo gituma gutekereza kwiza, ibitekerezo birwanya ubukene, umuntu wese wakijijwe akwiriye kubigira. Kuko Imana yacu ni Imana itemera ubukene. Kuko mu mugisha itangira avuga ngo nzagushyira hejuru. Ubwo se biri kuvuga ngo nzakwagura. Uri umutwe ntabwo uri umurizo. Ibiri kuvuga ikisi. Ibiri kuvuga ngo nunyuba nzakuvana muri icyo cyiciro. So rero abantu bavanga abakire si abantu. Ni abantu mushu, ni abantu we. Aba bantu rwose kubagira inshuti ni byiza ariko mudahinduye ibitekerezo. Kugumana namwe ni ukwica n'abazima batekerezaga neza. Kuko umuntu iyo ubanye nawe ku rwego rw'imitekerereze, iyo atakumanuye arakuzamura. Nicyo gituma ukwiriye kureba imitekerereze y'abantu ukayihindura. Wabona uwo muntu mubana adahinduka mu mitekerereze ukamushyira ku ruhande ugakomeza urugendo. Abadukurikiye babyumve, umugabane w'abizera ni ubukire, ni icyubahiro, hanyuma tuzabana n'Imana mu bugingo. Mushuku cyabanze ubukire. Ubukire ni uko ari hano. Nubwo buri kubanza. Ni nabwo dubonera hano. Icyubahiro tukibonera. Ntago wagiye icyubahiro gusoza. Donko ubundi ubukire ni icyubahiro. Ni umugabane w'abana b'Imana. Biranajyana ariko iyo kizi barakuba. No kuvuga rero Imana si yo gusuzugurwa. Ni nacyo gituma umukire yaje mu rusengero rw'abakene. Bamwe baramutinya ariko abayobozi bakavuga ati tugize umugisha wo kubona umuntu. Yego. Kubera iki se bamwe bamutinya? Ni imyumvire. Ariko ubundi umukire ukwiriye kumwegera kugira ngo nawe akuzamure. Ukuboko kukuzamura ni ukukurusha imbaraga. None se ubwo umukene azafasha undi? Ngo amaboko atareshya ntaramukanya ni ikinyoma. Ubundi amaboko y'umukene akwiriye gucakirana n'ay'umukire kugira ngo bazamurane. Ariko ubusanga agatsinda k'abakene ngo bariya ni abakire. Iyo rero waremye agatsinda k'abakene ukavuga ngo ngende umukene amaboko atareshya ntaramukanya, uba uri mu byago byo kuba uzakena, ugakena ukazahara. Umukene w'umunyabwenge yihuza n'umukire agatangira amubera umugaragu, bikazarangira mukuyeho umugabane. Yego. Ikibazo gihari rero, ikibazo numvisemo kuko twatangiye tuvuga ko Kristo ari we terambere ryuzuye ku mukristo. Tuboneramo byose. Ndumva ikibazo ahubwo tuba dufite ari ukwibeshya ko twakiriye uwo nguwo utanga ubukire, nyamara atari muri twebwe. Kristo ari muri wowe yahisha iterambere. Hari uburyo bwiza Imana yashyizeho. Yaravuze ngo abantu nibayizera bakayimenya, ijambo ry'Imana rizababatura. Niko Yesu yabivuze, Yohana arabyandika. Umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Iyo bavuze kubatuka ni ukuva mu bubata. Ububata bwa mbere ni ukubatwa n'icyaha. Ububata bwa kabiri ni ububata bw'ibitekerezo. Abantu benshi babaswe n'ibitekerezo biciriritse, biri cheap and cheap. Noneho umuntu ni ibitekerezo,
umuntu n'ibyo yatura, umuntu n'ibyo akora. Ni ukuvuga rero iyo Kristo abatuye umwuka w'ibyaha muri wowe akawutsinda, uba ukwiriye kugira imitekerereze yagutse. Anita, reka nkubwire, navukiye mu itorero rya DPR ndikuriramo, ariko twagize abigisha batari barigishijwe. Batwigisha nabi bingana n'inyuguti bari gusoma, ariko kuko batari barigishijwe bayoberwa gutusobanurira inyuguti z'ukuri. Ni nacyo gituma umunsi turi gusoza amashuri ya kaminuza ya teoloji twagiye tumenya byinshi. Hari ubukene twihamagariye bivuye ku butamenya. Ibintu wari ufiteho ububasha, wari ufiteho access, wari ufiteho byose authority, ukabyiyambura ngo amafaranga n'amabyi ya Satani. Byari imyumvire. Yego, batwerekaga ko gutunga menshi nibyo byago, kugira ibintu byinshi. Bari abatunzi mubona barabitunze ariko ntibazajya mu ijuru. None ugasigara wibaza twe dushonje niba ari twe tuzajya mu ijuru. Ni imyumvire, ni ikibazo cy'imyumvire. Imana niyo terambere, ubutunzi bwose niko biri tubwira. Reka mbaye icyanditswe kimwe kibemeza abantu batagira ngo mwaratwifatiye, ariko namwe mwaratwifatiye. Duha ibyanditswe. Abakolosayi, reka dusome igitabo cy'Abakolosayi. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14. Bibiliya ibihamya neza mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 14. Mwihangane tuhasome kugira ngo tujye duhuza ibintu n'ibyanditswe. Hari igihe abantu bavuga ngo twarabifatiye bigatuma icyakamukijije atabasha kukimenya. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 aravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko abarirwa ibyaha byacu. Ninde waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone ko abarirwa iki? Ibyaha byacu. Umva umurongo wa 15. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe. Urumva ko yabanjirije ibintu byose. Ni imfura mu cyitwa icyaremwe kandi biriho byose nibyo byaremwe. Niba ari we mfura ni ukuvuga ngo niwe waremye, niwe muremye. Umva uko biri komeza. Niwe mfura mu byaremwe byose kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru. Mwumva Imana itangiriye mu ijuru. Ibiri mu ijuru byose biri munsi y'ukuboko kwa Yesu. Ari ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Mwamyumvisha Anita? Iyo bavuze ibiboneka n'ibitaboneka baba bahereye aho bita mu isanzure. Ibiri mu isanzure ntibiboneka. Mwari muzi ko izuba n'ukwezi bikorera mu isanzure, ariko wambaza ngo wagezeyo sinari nagerayo. Niyo mbonye izuba n'ukwezi mbamo ari ibintu biri kure yanjye n'inyenyeri, ariko ni ibintu bigaragara. Hari ibintu bigaragara rero n'ibitaboneka. Hari biri mu mazi, mu butaka. Zahabu, usubira mwako kantu ngo zahabu. Ibaze nkani tuwamukubita zahabu nk'ibiro 30. Mana yo mwijuru, mana yo. Ubwo Satani yabineye iwawe. Ni ikibazo cy'imyumvire. Ni ukuvuga iki rero? Bibiliya iratubwira ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi biboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami. Umva kandi yagarutse ibwami. Tugiye kongera kugera ibwami twumve ko nazari Imana yaziremye. N'intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe wa mbere uhebuje byose, kuko Imana ashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana bishyize mu kuboko kwa Kristo Yesu. Icyo mbabwira ni ikirera badukurikira, kuba tudafite amafaranga si icyaha. Kuko hari uhita avuga ati none se pasite kuba tukennye ni icyaha? Oya, ni ahantu turi guca, n'ubuzima turi guca muri transit ntibahatura, ni ahantu baca bagenda. Ubukene ufite urabuca mugenda, ariko n'ubupfana ni ikibazo cy'imitekerereze yawe, ni n'ikibazo
cy'imikorere yawe, ni n'ikibazo cy'imivugire yawe, kuko Imana uvuga ibasha guhindura ubuzima bwacu. Ni nacyo gituma kutabyizera rimwe tukavanga ibitangaza n'iby'abapagani. Ibyo bitangaza bivugwa, ahubwo ukwiriye ibitangaza harimo no gukira. Kuko gukira kwacu ni impamvu ikomeye ituma tubona ubuhamya tubwira abatizera, tukababwira ngo Imana ihindura ubuzima, ni Imana yamvanye mu cyiciro kimwe ingeza mu cya kabiri, kandi twanga kwatura ubukire tukajya gutungwa n'abakire. Twanga guhamya ubukire tukajya gusaba abakire. Muri make turahakuraje abantu bari kugerageza bose kuba biri kwanga, ariko ejo bishobora gukunda. Ni transit. Erega reba, iyo uca mu kibuga cy'indege uca mu miryango, barakubwira ngo entre, ariko bakaza no kukubwira ngo sortie. Entre, exit. Urabyumva? Wakinjira mu miryango y'ubukene ukabamo, ariko uri muri transit uzayisohokamo winjira mu miryango y'iki? Y'ubukire. Niyo wasaza utayinjemo, hari igihe abana bawe waruhiye wasengeye bayikwinjiza mushaje, bakakubwira ngo papa warasenze, mama warasenze, ngwino urye ku byiza byacu, wararushye turiga, wararushye tubaho, dore ubuzima tugize papa ni wowe tubukesha, enda inzu nziza, ngwino urye ifi, ngwino urye inkoko yokeje, ngwino tukujyane ku Gisenyi ku mazi, muzehe na mukecuru bakaryoha bashaje. Kajya uvuga ngo iyi ni Imana nasenze bana banjye. Rero ntabwo ndebera ubukire muri wowe n'ubukene muri wowe, ahubwo ibintu byose uri kurwana nabyo bikugoye, isoza ryawe Imana izakwereka ko ari Imana wasenze. So rero ubukene ni Bibiliya ibyita igihano, ntabwo kiri mu kintu cyitwa umugisha. Iyo Imana hanishaga Abisiraheli ibintu byabaga ari bitatu: icyorezo, intambara n'ubukene n'inzara. Rero umuntu utuye muri ibyo bintu uko ari bitatu ari mu muvumo. Ego exactly, ntari mu mugisha w'Imana. Ni ukuvuga rero uribaza ngo none se naba muri uwo muvumo nkijijwe? Gukizwa ni kimwe, guhinduka k'ubuzima ni ikindi. Nicyo gituma iyo mvugo iterambere hagomba kubamo gukora. Udakora ntakarye. Ubimenye, ntabwo avuze gusenga. Hari abantu bavuga ngo nge nzasenga, nusenga gusa uzasonza, ariko nukora ntusenge nawe uzapfa mu mwuka. Ukwiriye gusenga no gukora. Ibyo barabikombina, barabihuza. Ni ijana, ni senkandi kuri 50. Gusenga senkandi, gukora senkandi. Gusenga senkandi, gukora senkandi. Kugira ngo tubeho dufite iterambere twabizera, turasabwa ibintu bibiri: gukora no gusenga. Gukora no gusenga. Nusenga ntukore uzasonza, uzapfa nabi. Ariko nusonza ugakora ukavati inzara mfite ndayisenga ariko nanakore, uzasoza uri umukire, uzuzura umwuka wera, unarya neza. Nusenga gusa, ntabwo uzi ko nacuruzaga hariya nanasenga, ibyari byarambiriye, byari biryoshye, biba biryo, amafaranga narayayoraga nkayabona, cyumweru nkajya gusenga. So dukwiriye kubihuza mu buryo bw'ubukristo n'iterambere, ntibigomba gusigana. Mushumba, hari ikibazo twibaza kimwe ariko gikubiyemo ibibazo byinshi. Hari mu iyoboka Imana cyangwa mu rusengero hari ijambo tugira ryitwa umugisha. Umugisha, ubukire turimo kuvuga buri mu gice kimwe kigize umugisha. Hari ikibazo nibaza cyangwa se abantu benshi twibaza, umugisha urakorerwa cyangwa uravukanwa? Kuko hari abana bashobora kuvukira mu bukire cyangwa se ababyeyi babo ari abakire, ugasanga nabo baratumbagiye kubera ko bavukiye mu buzima bwiza, bavukiye ku kibuga giharuye, bavukiye ahantu heza, baratumbagiye. Nkibaza ngo ngewe uri mu bukene cyangwa se undi runaka uri mu bukene, ntago mbwiraze burakatsindwa mu izina rya Yesu. Ni transit, ni muhumure n'ababurimo nibamenya ko atariho kavukire yawe, atariho umugabane wawe, bazahaguruka. Ni biroroshye cyane. Nkibaza ngo mu by'ukuri dukunze gukora ibintu ijambo ry'Imana rituyoboye, twebwe turi mu iyobokamana. Ese umugisha urakorerwa? Kugira ngo uwo mugisha w'ubukire nkubone, nzabigenze gute? Uriya zabigenze gute? Bene data bari kutwumva bazabigenze gute kugira ngo babashe gushyikira uwo mugisha? Kuko ni ikibazo abantu benshi bibaza, ugasanga abantu benshi bari mu rusengero, la majorite ni abakene. Urakoze ku kibazo cyiza umbajije.
imigisha ibaho irisa n'iri mu buryo butatu. Hari umugisha umuntu avukana agasanga inzira zaraharuwe nk'uko mubivuze. Niba umwana avutse kwa depite, kwa minisitiri runaka, kwa generali runaka, ku mukire runaka, ise n'umucuruzi, n'umuhinzi mworozi se, afite ibintu avukiyemo asanze byarubatswe, biba byoroshye ko uwo mwana kwiga kwe bishobora koroha, biba byoroshye ko se yamuremera. Rero ndabizi ko hari abantu barushye rwose babiri cyuye, nongera kugaruka kuri bo baba basigaye n'ubundi kimwe, kumenya Yesu. Kuko kumenya Yesu ubumenye nyiri bikorwa, kuko Yesu ajya ashyigikira abatizera, ajya ashyigikira abanyabyaha. Yesu ajya arinda abanyabyaha kugira ngo azabakize abahagakiza. Ntabwo twakijijwe ngo abe aribwo tubona Imana, ahubwo n'igihe tutari twagakizwa Imana yaratwiyerekaga ariko amaso yashahisha Imana. Noneho twebwe tugasigara tubona ubwenge, strategy zawe, ngenzi guhiga we ndahiga. Hari abahigi bahiga kukurusha, ni amahirwe wagiriwe n'ubuntu wagiriwe. Agakiza rero karadutwikurura ku maso tukamenya ko bya bintu twakorewe hari Imana yabikoraga tutabizi. Nicyo gituma ibyo twakorewe tutari twakizwa tubishimira Imana tumaze gukizwa. Igihe cyose ufite ibintu ukwiriye kujya wibuka ko ari Imana yaguciriye inzira, byaba byarabonetse mu nzira igoye cyangwa yoroshye. Rero icyo mvuga ni iki, ngaruka ngana ku musozo. Umugisha umuntu abona w'ubutunzi ni impamvu ikomeye yo kuburamisha Imana, nta kindi. Umugisha wose tubona w'ubutunzi, w'amafaranga, w'ibyo dutunga byinshi cyangwa bikeya, ni impamvu ikomeye Imana ibituremeye kugira ngo tuyiramishirize bwa butunzi, tuyibwira ngo niwe wabiduhaye, tubuhe Imana, dutanga amaturo, dutanga ibya 10, dufasha abakene, tugaburira abashonje, babakene bakennye. Imana idutegeka kubibuka kuko umunsi umwe bashobora kuba bakire badusimbura. No umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umugisha ukomeye cyane. Umugisha ukomeye kumumenya. Niho habitse ubwo butunzi. Aho niho ibanga ryose riri. Pastor tubwiye amagambo menshi kandi akomeye. Amen. Ubu ngubu iri terambere nta kintu kitagira ingaruka, hari effect nziza n'ibintu byiza n'ibindi bibi. Ni zihe ngaruka cyangwa nuruhe ruhare rushobora gusenya umukristo mu buzima bwe bwa gikristo mu nzira ijya mu ijuru biturutse mu iterambere? Ni zihe ngaruka twavana mu iterambere mu gusenya ubukristo bwanjye? Urakoze cyane Anita. Hari ingaruka nziza, hari n'ingaruka mbi. Navugaga ku ngaruka nziza, ariko kandi iterambere ritubakiye ku bintu bibiri. Cyambere doctrine. Iyo tuvuze doctrine tuba tuvuze amahame ya Bibiliya. Yego. Tukavuga discipline. Discipline turaza kugaruka kuri culture, umuco. Yego. Umuco utugayidinga ibintu bimwe runaka. Urugero rwa bugufi, abazungu bemererwa gusomana kuri bo, ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko twebwe ni ikimenyetso cy'uburayi. Yego. Iyo babonye bagenda basomana mu mihanda, ukagenda ubona umuhungu agize ngo mwa akubise umukobwa ibizo, urasama ati indaya hariya murazibona, dore urupfu bapfuye. Ariko abazungu bo, ku bazungu uwakunze aramusoma, yaba umugabo ku mugore, yaba umugore ku mugabo. Ariko twe twemererwa gusoma abagore bacu gusa n'abagabo bacu gusa. Bo ni umuco. Tuza no kugaruka ku bigendanye n'imyambarire. Nk'ibintu by'imyambarire mu by'ukuri ni ibintu abantu bakabye, harakabye. Ubutumwa n'umuco ni ibintu bibiri. Ubutumwa bwa Kristo ntibuhindura umuco w'abantu, kireka iyo umuco habanye na Bibiliya. Ni ukuvuga rero umuco w'Abanyarwanda hari aho duhuza na Bibiliya, hari naho tudahuza na Bibiliya, bigasaba ko twirefera kuri Bibiliya. Kuko nk'ubu hari Abanyarwanda babaye ahantu aho bakwakira bakakurazanya n'umukobwa, bakamuguha ngo ararakuganiriza. Twebwe ndi twabyemera mu Bukristo. Urumva ntabwo bihura, ariko nawo ni umuco. Umuco rero ukora icyaha niwo tuvanamo, ariko umuco wundi nta kibazo. Imyambarire rero nta kibazo iteye. Abateze igitambaro simbacira urubanza, ariko nabo ntibemere gucira urubanza batagiteze. Icyo mvuga rero, uwo muco wacu ntabwo ukwiriye kudutandukanya, ahubwo ukwiriye kuduhuza. Niba kubona umukobwa wambaye ijipo akakomeza rwana nayo wowe wayambaye utayibona, kuki wowe urinda urwana urarwana? Ni ijipo igiye kukuyobora,
uhinduka igisitaza mu bantu iyo wambara ijipo ikwiriye ukumvira kunyuze ntugomeze urwana nayo. Icyo ni ikintu gikomeye. Abasore basigaye bambara amapantaro ugomba kubakururira, nabyo nyine ni utugeso. Utwo two ni utugeso twa shitani. Shitani ahora ari mu tuntu ngo twitwa twiza, ariko wajya kure ugasanga ubwiza bwatwo kandi nabo barabizi. Kuki wambara akantu kakugora se? Mu kigendanye na disipurine n'imico y'abantu, buriya ubutumwa ntabwo bugendera kuri icyo, ahubwo ntibunasenya n'imico y'abantu. Buriya Congo Brazzaville hari abagabo bambara amajipo imbere bagashyiramo udukabutura tugufi, uko niko bambara. Abamasayi, yego n'abamasayi. Ni ikosa rikomeye kubabwiriza ubutumwa ubabwira ngo nibambure imyenda yabo, uba watewe. Ubutumwa bufite ni ikinyoma. Uko bari babwirize, Yesu wenyine arahagije mu myambaro bambaye, kuko ntabwo agakiza karashingira ku myambarire yabo. No. Ari ibyo abasiramu bazadutanga kujya mu ijuru, kuko barambara n'amazuru bakayapfuka. Oya n'amaso n'ingoyi barabipfuka. Ntabwo ikibazo ari imyambarire, ariko nanone nitwemera ko abantu bambara ubusa. Uyu munsi Anita yabajije ariko aragitaruka, ariko reka ngimusubize mu isoza. Yavuze ngo ururimi rumwe ni ikibazo. Umuntu ariyamira ngo ngewe ngo isi yose ninyumve. Isi yose se yumva Ikinyarwanda? Ntabwo bikunda, biragusaba kumenya indimi bose bumva. Ngo isi yose ngo nimwumve ibyo mvugana namwe, ngo Imana impaye ubuhanuzi bw'isi yose, ngo abari kure n'abari hafi, ngo abari hirya no hino, abari ku migabane y'Uburayi, abari ku y'Ubwongereza. Ibaze umva n'ukurakizemo n'iy'Ubwongereza. Ubwongereza se urumva ari Ikinyarwanda bari kuvuga? Ngo n'iy'Ubufaransa n'iy'Ubushinwa. Ubu se Abashinwa bazumva Ikinyarwanda? Stile ntabwo ubutumwa afite atari bwo, ariko hari icyo bita kumenya gutanga ubutumwa mu rurimi rw'abo bantu. Ni byiza ko mvuga Ikinyarwanda, umusemuzi akaba ari hano uvuga mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, kugira ngo isi yumve. Uvuga mu Gishinwa nitumubwire, uvuga mu Kilatini nitumubwire. Donc abantu bazi indimi turabakeneye mu ivuga butumwa cyane, kugira ngo bunganire ururimi rwacu runakennye rw'Ikinyarwanda. So rero ni ikibazo cy'ubumenyi buke. Bene uwo muntu rero azana kubwira ati ndabona mujya Gihenomu, ukagira ngo Imana yaduhaye umugabane wo gushyira abantu Gihenomu. Uzi ko burangije urubanza. Bibiliya iravuga ngo nta wemerewe guca urubanza, nta n'uwemerewe gusoza urubanza. Twahawe kwigisha gusa. Imana yo mu ijuru umugisha. Ngiye ndumva ikintu kirimo, ibyo se twibaza iterambere ni Kristo. Wacyanze ugitangira. Iterambere ni Kristo. Ni Kristo. Hanyuma iyo umufite ni ukumenyesha uko wambara, akumenyesha uko uvuga, kuko hari ingero nyinshi z'abantu bakoze ibintu bikomeye batasomye kwakira uwo mutangabugingo niwe utanga ubuzima. Inama twagira abantu, ukennye shaka uburyo uva mu bukene, nta mugabane ubukene kuwizera. Hanyuma abakire nabo mwiyacira urubanza, kuko ni umugabane w'abizera. Bari muri transit. Rega buriya ni ikosa rikomeye. Nibyo nkubwira Anita, n'uyu mwanya turaganira ndi mu ADPR, kuko niho namaze imyaka myinshi y'umuhamagaro wanjye. Ariko twagize abatwigisha muri ADPR batigishijwe bihinduka nyuma. Yego. N'uyu mwanya hari ibintu ADPR Rwanda nabyo kuzahindura bizagorana. Rwose nk'ibigendanye n'imico, uko ubuyobozi bwubatse guhindura ibyo bintu biragoye. Ariko rero suko batabireba. Ni ukuri pe, reka nkubwire, ibi mvuze kera sinari kubivuga. Twari tuzi ko abakene ari bo banyamahirwe. Mesi yawe isezerano. Hoya baranakubwiraga ati ahubwo ubwo uri gukira, uri kujya ku muryango w'irimbukiro. Ariko ni ubutamenya. Mushu dusengere Imana iduhe ubwo bukire mu izina rya Yesu. Ariko twe gushaka ubukire tudashaka utanga ubwo bukire. Reka dushimira aba bantu bari badukurikiye. Babwire ko Imana yacu ni Imana y'inyamahoro. Inyamahoro pe. Ariko irica mushira n'iki? Hoya ngewe ibimbaze yari igiye kunyica. Ariko erega nuko tubireba muri sanse mbi, ariko urupfu Imana ikwishe rushobora kuba kurwiza kuruta urw'abantu bakwica. Ego. Buriya Dawidi yaravuze ngo niba nanapfa ngwe mu maboko yawe, ntabwo nanga gupfa, ariko niba mpfa mpfire mu maboko yawe. Imana yaravuga ati umuhungu yakoze amakosa, ariko nakomeza abeho agira umumaro. So Imana irica kuko ni nayo yemeye ko urupfu rubaho, ariko iranakiza. Mu gukiza kwayo rero ndasengera aba bantu ubukristo bwacu butubyarira iterambere. Amen. Kuko niba ubukristo bwacu butabyara iterambere,
ni ikibazo cyo mu mwuka. Yego. Kandi abantu ntibajya bimenya, ubukene ni isoko ituruka mu isi y'umwuka, ubukire nayo ni isoko ituruka mu buryo bw'umwuka. Ni nacyo gituma buriya iyo uhishuriwe cyane ukagira guhishurirwa, urengaho abandi barenze ukagera kure. Ani ndabikubwira umukobwa, n'ubu uyu munsi Imana ikubwiye ngo umugabo aba ahari, ahubwo iyo utamudana urodinze. Ubukire rero barabudana urodinga mu isi y'umwuka, bakabusengera, bakabwatura, bakajya gukora, bagashakisha, bakabwira Imana ndabishaka gukira. Ukamenya ko ari umugabane wawe, ukawusaba, ntumere nk'aho kubivuga ngo ni ukurarikira. Reka da, kurarikira ari ibyo amasengesho yacu yose yaba yuzuye irari, kuko hari ibindi dusaba. Ntibasaba ubugingo gusa, abantu bavuga ngo njye izanyihera ubugingo gusa, ni ikinyoma. Ubugingo warabuhawe muri Kristo Yesu. Iyo usabye ngo Mana uzanyihera ubugingo gusa, uba uri kubwira Imana ngo njyewe niyo wanyica nona nkigendera tukabana. Ariko Imana ntigambiriye kwica umuntu nona, igambiriye kuguha ubugingo bwuzuye, busesekaye, butsindagiye, burimo imigisha yose. Imana ibampera umugisha. Ata mu izina rya Yesu, izina risumba yandi mazina yose. Iterambere n'ubukristo ni ikintu cy'ingenzi. Unyemerere uturinde ibyaha bizanwa n'iterambere, kuko iterambere rikurura ibyaha byinshi, rikurura ingeso mbi. Ariko kubakumenye bakakwizera, bafite ubuhamya bwiza bw'uko kugukorera bishoboka tutagirimo gukiranirwa. Nicyo gituma ijambo ryawe rihora ridukosora, rihora ritwigisha, kugira ngo tubeho dufite iterambere, ariko dugumye no mu bukristo. Kristo niwe terambere, kumumenya niko gutera imbere, kumumenya kamusobanukirwa niko kugera kure, niwe hishurirwa ryuzuye, niwe buzima bwuzuye. Turagushimiye ko wamuduhaye nk'impano, umutsindagiramo byose kugira ngo byuzurire muri we. Urakoze kubicuncume mu mitima y'abadukurikiye, urakoze kubikoze Mwami, mu izina rya Kristo Yesu, amen.